Muraho neza, nitwa Frank Masabo. Kuri iyi nshuro ngiye kubigisha uburyo ki ushobora kubaka imbuga nkoranyambaga cyangwa se mobile application ukoresheje AI. Ushobora kubirangiza nta code n'imwe wanditse, ukoresheje AI gusa, iyo bita prompt. Bikaba byitwa vibe coding. Ni ukuvuga ngo ubwira AI icyo ushaka kubaka, ikaba yagufasha noneho kukubwira inzira wanyuramo, ikaguha kode ushobora gukoresha ukubaka. Kuri iyi nshuro tugiye kubaka urubuga rutangaza amakuru, nk'uko wavuga Igihe, nk'uko wavuga BBC cyangwa se urundi. Ibyo byose turabigeraho dukoresheje AI. Kuri iyi nshuro turakoresha Claude Code hamwe na Claude AI. So turabwira Claude AI tuyihe prompt cyangwa se amagambo dushaka y'ibyo dushaka kugeraho, maze idufashe kuba twakubaka urubuga rwo gutangaza amakuru. Izo prompt turayihereza, iri buze kuzihinduramo code, iduhe noneho code. Izo code turagenda tuzishyira muri VS Code. VS Code ni code editor cyangwa se icyo ukoresha uri kwandika code kugira ngo noneho ubashe kureba resulta cyangwa se ibiva muri izo code uri kuraninga kuri iyo VS Code. Iyo VS Code turi buze kuyentegramo iyo bita Claude Code. Claude Code nimara kugeramo iri buze kudufasha noneho gushyira ibintu ku murongo no gushyiramo ibyo twakwita nk'akanyuzo, noneho igorora ibintu byacu ibigire neza. Ntabatindiye, reka turebe uburyo ki ushobora gukwensara VS Code muri computer yawe. Kuri iyi nshuro ndi gukoresha MacBook, ariko ushobora no gukoresha Windows computer yo mu bwoko bwa Windows cyangwa se ifite operating system ya Windows, n'ubundi nabwo ukabasha kuba wabasha kubaka ibyo ushaka ukoresheje AI. So ntabatindiye, reka dutangire twensara VS Code. Niturangiza ibindi birakurikiraho muri video, ntimucikwe. Iraba ari video ifite uduce tugiye dutandukanye, ariko twose muturebe kugira ngo muze kureba final result cyangwa se ikiravamo, uburyo kiraba kimeze kandi giteye amatsiko. Murakoze.